Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukurikirana Inguni Zose TV. Reka kandi dushimire abamaze gukora subscribe kuri channel ko tugenda dushyiraho ibiganiro bigenda bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira namwe mukurikiye Inguni Zose TV, ndetse turi kumwe na cameraman Patrick. Bimeze bite se? Ndashimira. Tumaze iminsi tubona ibintu biri gutrendinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri YouTube. Tugiye kuganira ku muntu bita Kasuku cyangwa se Skizo wa mipango icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Uyu Kasuku uyu uramuzi? Ahubwo ranganye mu ntoki. Kasuku rero wenda abantu benshi bamuzi ku mbuga nkoranyambaga, bamubonye ubu ngubu. Hari abenshi batamuzi kuva zamane akiri umwana, ariko ngewe ndumva muzi nko muri segonderi agitangira kwiga mu mwaka wa 4. Ndumva rero twahoreye ku ishuri, ariko hari amateka amwe namwe tumuziho. Hanyuma uyu munsi hari ibyo tumubonaho, ibintu byo gutukana n'ibyo ubundi Kasuku yatangiye amenyekanaho, atukana akavuga utuntu tw'inkuru, akavuga ngo toka kure wakibwawe. Nyuma aza gutangira no gutuka abantu, abatuka ku buki bwa ba nyina, ibintu nk'ibyo ngibyo namwe murabizi. Hanyuma muri iyi minsi hashize iminsi Kasuku hari abantu harimo aragenda ahangana nabo mu bintu mu buryo bweruye, intambara ziri ku social media z'ibitutsi, zo kusebanya, kwandagazanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndashaka kubwira aba bantu badukurikiye, ndetse nawe ushaka kuba utabizi. Ahubwo nanebyo nzi gusa Kasuku ntabwo ari uko tuziranye. Ntabwo nzi ko muziranye, gusa nyamwumva ko za social media za TikTok. Kasuku ubundi jewe reka nkubwire, wenda hari amateka ye numvishe kuva mu bwana bwe, ariko nanjye harayo muziho nk'umuntu wenda twaba twarabanyeho igihe gitoya nko ku ishuri, kuko twize ku kigo kimwe. Kasuku je namumenye, cyangwa se namumenye ku izina rya bundi bamwita Kambari J. Hari no numvisha bango niba ari ngo Kambari, ngo sinzi ngo ni izina ry'abakongomani. Kasuku cyangwa se Skizo wa mipango, jewe muzi ku izina rya J. Twize ku kigo kimwe, ikigo bita Gahengeri, ngira ngo yigeze gutanga ubuhamya avugaho yize yiga ibintu bya comptabilité cyangwa se yiga accountancy. Ngewe nigaga lettre, nigaga indimi. Kasuku yari agatipe gato, mubona mwe ari munini. Warakingana burya. Kasuku yari umuntu muto cyane, ari uruzingo, arutwa n'umutwe. Ariko amateka ye je maze numvisha, cyangwa se nimo nagena n'undi numva, kuko cyangwa byakuna umuntu hajya yoberwa background y'undi muntu. Kasuku bigaragara ko yavukiye mu muryango ukennye. Bavuga ko Kasuku yavukiye mu muryango ukennye, ndetse ngo se ari umukongomani, kandi yavukanye ubumuga bw'uruhu, bya bindi kera bitaga nyamweru. Uretse ko ntabwo ubu ngubu bavuga nyamweru, bavuga umuntu ufite cyangwa se umuntu ubana n'ubumuga bw'uruhu. Ntabwo bavuga igipfamatwi, bavuga umuntu ubana n'ubumuga bwo kutumva. Ntabwo bavuga impumyi, bavuga umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona. Ako rero nagaciyemo. Kasuku rero muzi ku bintu bijyanye no gutukana, ndetse muzi ku bintu bijyanye no kurya, akunda kwirira. Impamvu nabangana kuri Kasuku yari umuntu muto cyane. Ngira ngo yaje kwiga mu wa 4, ngewe ngiye kujya mu wa 6 segonderi. Ariko Kasuku bura mubona ari umuntu ushira isoni, mubona ari umuntu utubaha, mubona ari umuntu udatinya. Niko n'undi yari ameze. Yakundaga ibintu byo gusererezanya ndetse no gutukana bya hatari. N'abanyeshuri baramutinyaga, yagusererezaga, wajyaga mu buriro ukaryama. Hanyuma rero Kasuku amakuru muziho cyangwa se mufiteho, Kasuku yavukiye mu muryango ukennye. Hahandi yari ni umwana wo ku muhanda, yari nka marine, atarabashaga no kwiga byaranze. Mu gihe kimwe ngo yabaga azerera, ndetse ngo yigeze no kujya mu gakundi k'amabandi, ariko ngo aza kugira amahirwe, kwa kundi abana bajyaga bajya kwa Karirose. Urabizi ko yavukiye hari igikondo
hariya mu Gashyekero, yajyaga ajya muri cya kigo cyo kwa Kadafi, ni kwa Kadafi, kwa Karirosi kwanza. Yajyaga kwa Karirosi, kwa Kadafi ni Nyamira. Yajyaga kwa Karirosi ngo niho bajyaga bateka umuceri, akawunga, nawe akagira gute, akajya kuvumbayo umuceri akarya. So aza ngo guhura n'umuntu umwe amugirira neza, amujyana mu ishuri, amurira ishuri, ariga ariko akomeza n'ubwo buntu bw'uburara. So aza kurangiza kwiga primaire ajya secondaire. Je rero ayo niyo mateka muziho. Ndetse ise ngo ni umuntu wo mu bahamya ba Yehova. Urabizi abantu b'abahamya ba Yehova bari abantu batuje. Ise ngo abana n'umuga bw'uruhu, ahora yambaye ikigofero. Urabizi ko ari abantu kuko bahora batinya izuba, uruhu rwabo rutinya izuba. Hanyuma rero nge aho namumenyeye Kasuku, naje nzi yitwa Kambari J. Ngira ngo iryo zina wenda Jeskizo wa Mipango niho yari kwerya Jeskizo, yitwa J Kambari. Hanyuma bafite izina ry'abakongomani. Yego. Mbo nta mateka nzi cyane, ariko uburyo muzi ku ishuri nuko nguko. Jeskizo akimara kurangiza kwiga, yarangije kwiga muri comptabilité, n'ubundi abura akazi, ajya mu bintu byo kubaninga. Ngira ngo nawe yigeze kubitangaho ubuhamya, avuga ko yigeze kubaninga akimara kwiga ibintu bya comptabilité, ajya kubaninga. Hanyuma rero amakuru namaze kumenya cyangwa se nakuye kuri Bosco Empire, buriya ni umusesenguzi kandi ni umuntu uzi gushakisha amakuru. Bosco Empire hari ibyo yamuvugaga ejo bundi, avuga ngo Kasuku ngo hari indaya yitwa hari indaya ngo yitwa Kadete, yabaga hari mu Gashyekero. Murabizi ko Gikondo hari mu Gashyekero ahantu habukunze ko bindaya nyinshi. Hari indaya nyinshi. Kasuku rero ngo iyo ndaya yajyaga ayirongora cyangwa se yajyaga asambana nayo. Ni nayo mpamvu uyu munsi barimo barakeka ko cyangwa se gutekereza ko Kasuku yaba abana n'ubwandu, cyangwa se yaba abana n'agakoko gatera sida. Akaba ariyo mpamvu abayeho nk'umwiyahuzi, abayeho nk'umuntu wihebye, nta muntu yubaha, nta muntu atinya, mbese abayeho nk'umuntu uzapfa ejo. Ndetse ni nayo mpamvu ku kiganiro Bosco Empire yavuze ati kubera inzara Kasuku yavukanye akayikuramo ubwana bwe, agakura akageraho agira amahirwe, akaba yarabonye amafaranga, ariyo mpamvu ahora ari umuntu ukunda ibiryo, ari umuntu ukunda kurya, arya inkoko, arya abaga amahene. Ariko none bakavuga ko ari amafaranga ashobora kuba ataraye, ahubwo ashobora kuba afite abantu b'abaterankunga bagiye bamuhaye amafaranga, ari naho agenda akura ari amafaranga yo kugenda agura inkoko, agura ihene. So wowe wabona amafaranga ya buri munsi yo kugura ihene, yo kubaga amahene, inkoko ngo yabaza inkoko ngo 20, agatumira abantu ngo muze murye. Kasuku nyuma yo kurangiza, nyuma yo gukora ibyo bintu byo kubaninga, yaje kugira amahirwe. Ntabwo nzi uburyo wenda yaje kugira amahirwe, ajya kwiga kaminuza mu gihugu cya Mongolia. Aza kugira amahirwe yiga mu gihugu cya Mongolia, ariko n'ubundi ntiyakomeza ibintu bya comptabilité cyangwa se bya accountancy, ahubwo ajya kwiga ibintu by'ubuhinzi, by'ubugoronome. Nyuma yaho murabizi ko ari naho yatangiye gutrendingira, akora utuntu tw'udushoti, akora ibintu byo gutukana, ibintu nk'ibyo ngibyo agenda amenyekana, namwe murabizi. Hanyuma rero kuri uyu munsi n'ubundi mubona ko arimo arakora ibiganiro yibasira abantu nka Bascovia, bamutese Scovia, mama urwa Gasabo, atukana n'umuntu bita Bosco Empire, namwe murabizi. Hanyuma ibi bintu sinzi wenda icyo muri butubwire muri comment, ariko mu bigaragara wenda buri muntu wese ku ruhande rwe abafite abamufana, abafite abakunzi be. Ku rundi ruhande nta muntu utagira defo cyangwa se nta muntu utagira ikosa, ariko turebe namwe wenda mu byandike muri comment mutubwire umuntu bita Kasuku Media, kuri Kasuku Media TV, cyangwa umuntu bita Jeskizo wa Mipango. Ese wowe umubona ute? Umubona nk'umuntu ufite akazoza? Ubona nk'umuntu umugabo ejo uzaba ufite akazoza? Tureke ibintu byo kuvuga ngo umuntu afite amafaranga ngo ararya n'iki, turebe n'agaciro cyangwa se indangagaciro muri societe, umuntu mu mico y'umuntu, muco nyarwanda. Cyangwa se turebe nk'umuntu uzaba umugabo ejo nawe akabyara, agashaka akabyara abana, ibintu bazaza babona
wenda cyangwa se imyitwarire cyangwa se ibikorwa yagiye akora kuri izi mbuga nkoranyambaga, ese bazabifata gute? Ndagira ngo tuganire namwe mu bimbwire. Hanyuma rero uyu munsi hari intambara iri hagati ye n'umuntu bita Bosco Empire. Sinzi hari amagambo Uwitwa Magashi yavuze, hanyuma barangije barayanenga. Uwitwa Mutetsi Scovia arayanenga, ndetse hari n'abandi benshi bagiye banenga wenda ibintu yavuze. So nyuma Kasuku Media ngira ngo yivugiye yuko ngo uwo Magashi ngo ari we wanamuzanye kuri social media, ngo amufata mbese nk'umwana we. Ubwo rero Kasuku yumvishe Scovia asa nkaho arimo aranenga cyangwa se arimo aravuga nabi uwo Magashi, nibwo yatangiye avuga ati ariko umuntu bita Scovia wigize umusesenguzi, ninde wamugize umushinjacyaha cyangwa se ninde wamugize wamuhaye akazi muri RIB, avuga ngo abantu bakora ibi n'ibi ngo bazabafunga. So atangira kumutuka avuga ngo uyu mugore ngo arashyanuka, ngo ni injiji, ngo ni impuguke, ngo injiji, ngo itarize, ibintu nk'ibyo ngibyo. Agenda amuvuga n'andi magambo akomeye yo kumwubahuka. Ngira ngo mwarabyumvisha, abantu bagenda batera komenti bavuga bati aho ngaho urarengereye, umuntu w'umubyeyi ntabwo akabaye umutondagira bene ako kageni. So, aho rero Uwitwa Bosco Empire nawe yagize atya, nawe yaje kuvuga kuri Magashi. Murabizi ko nawe aho yibereye mu gihugu cya Uganda, aho avuga yuko ngo yahunze gatsiko ngo kabagome, ngo kashatse kumugirira nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo yita impunzi. Wenda nawe ni uburenganzira bwe cyangwa se nawe afite impamvu. Nawe yaje kugira atya avuga kuri Magashi, akimuvugaho akimunenga. Uwitwa Bosco bambe Uwitwa Jessikizo wa mipango icyogere mu nkuba, umwami w'abagore, abana bagize ate abaramutondagiye. Ubu rero noneho hari intambara y'amagambo kuri social media hagati ya Kasuku ndetse na Bosco Empire. Ese wowe uru rubanza warucuti? Ese wowe wabivugaho iki? Ni iyihe comment watera? Hanyuma Patrick, izi ntambara zi hagati y'aba bagabo wowe uzibona ute? Abo ndibaza ubundi barwana bapfike. Urumva umwe atera amagambo undi akamwinjirira, akajya kuvuga utudefo twiwe, akamuvuga ibibi bye. Undi nawe yakumva ikiganiro nawe akagaruka kongera akamuvugaho. Ariko noneho buryo ushobora kugira gute? Kuko ibi bintu biba kuri social media, hari ibyo bita showbiz, hari ibyo bita entertainment, abantu baterana amagambo kugira ngo wenda bashimisha abantu cyangwa se bashimisha public. Ariko se ko hari aho bigera ukabona umwe atangiye kwinjirira undi, atangiye kuzana ababyeyi be, atangiye kuzana abana be, atangiye kwinjira mu muryango we, rimwe na rimwe ugasanga hari abantu atangiye kuvuga nabi batari bari muri iyo game. Aho ngaho nyine none njye kuvuga ni ese ku mpande zombi ubundi ariko bo ubwabo sinzi bo niba bumvikana ntabyo kumvikana. Urumva hano hari ibintu bimwe utazi. Abantu ba social media rimwe na rimwe hari igihe umuntu akora ibintu agira ngo wenda batrending, sibyo? Batrending, usanga abantu bose nibo bahanze amaso, nibo barimo baravuga. Hari igihe bakora akantu nk'aka ngaka, rimwe na rimwe usanga mu gikari banaganira neza, ahubwo bagashoza ino ntambara kugira ngo bifatire abantu, bagire gute, abantu babiteho, babarebe, babahugireho, babavugeho. Ariko iyo hajemo ibintu byo gutukana no gusebyanya no guharabikana, bimwe mu bintu bitanabayeho abantu bari guhimba, haba harimo kurengera. Niho hantu usanga rero RIB yatangiye kwinjirira umuntu, cyangwa se ugasanga umwe yakomeretse agiye gutanga ikirego. Naho ibi ngibi byo usanga abantu basebanya batukana bajya gute, RIB ntago icyo cyayi gikunda kugikurikirana iyo hatagize ujya kureka. Hanyuma mwebwe mudukurikiye,
ku nguni zose TV. Ese mwe mubibona muti? Mubona guterana amagambo gutya ntacyo bihutaza sosiyete, ntacyo bikomeretsa sosiyete, cyangwa se kwinjira mu muryango w'umuntu ukajya no kuvuga bitavugwa, cyangwa se ukajya gusebanya bimwe bitanabayeho? Ubona ibi bintu bikwiriye? Muraza kutubwira muri comment, hanyuma Patiri reka dusoze kino kiganiro. N'ubundi amasaha aragiye, tuzaba twongera turagenda n'ubundi dukurikirana ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, tugenda natwe tubiteraho comment, tubisesengura, tureba iyo bigana, ndetse n'abanyarwanda baba babyumva nabo bagenda. Ntabwo birangiye yanga kuko ubuzima burakomeza, gahunda zigakomeza, kandi wa mugani nanjye ako nongeraho abenshi mujye mukurikirana inguni zose TV, kandi mutere commentaire, mushyireho subscribe, ndetse bajye basharinga. Ikindi reka tubwire abakurikiye inguni zose TV, tubabwire yuko iyi channel dukora mu nguni zose, ntabwo twibanda ku kintu kimwe, dukora mu nguni zose. Ufite impano, ufite ubuhamya, ufite ikiganiro, cyangwa se ufite ikintu wageza ku banyarwanda cyangwa se cyagira sosiyete akamaro, turahari kugira ngo tuguhe umwanya ugire icyo ubwira abanyarwanda. Ibyacu nakagaruka. Ciao ciao.